Yes, nanyangusuza kandi nizere ko umeze neza uri hose mu cyo gitandukanye urasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa chekechua cyangwa kino n'abantu kino n'abanyinasoro batandukanye mu cyo gitandukanye asugiriza inyungu tasenye atanga isanamitima kuba mukujye ngo uramamagana Kigali News 25 nizere ko mumeze neza Kigali mu Rwanda saa 9 ziruzuye neza cyane muri rusange tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi 2023 mumeze mute aho muri hose yatandukanye abari muri Amerika bageze ku isaha y'isa 3 n'iminota irengaho mikeya abari muri Canada niko byifashe abari Dubai niko byifashe abari i Bugande ni saa y'isa 9 n'iminota 2 Tanzania muri Kenya naho hose yatandukanye muri Afrika niko byifashe naho muri Kongo niko byifashe kuri kamera ndi kumwe na Fils muri no misi ndi kumwe na Fils akora amateka akora byinshi waho ndi twajya dukorana ngo tugikorana impamvu runaka nuko ari n'abakameramani batabagira gahunda ngo mu muvuduko w'igihugu mu iterambere ry'u Rwanda tugendana n'ibigezweho gusa igihe kizagera ubushobozi buze gira umuterankunga cyangwa nanjye nkafate cyangwa na mukameramani ugize gute uhoraho wa buri munsi mbere kwezi ndetse dufite na kontango amahoro y'Imana bimeze fresh zamurijwe nyine no gutarakeye ko biraza neza imeze fresh sistange bitekereza kuri imbere ni heza urazamura mikoro gato ahangaha okay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته koka ne gacho koka no bari gake السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amahoro y'Imana bane nawe amahorana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam abadukurikiye mukore subscribe kuri Ishyaka TV 150 ujya muri commentaire yako ujya muri commentaire wamaje kumva ibyo mvuze ariko nubona ikiganiro kikugezeho uhita ukanda subscribe notification ikande uyo ngije tubona tugiye kudushaka uhita unaduhe n'ikaze hanyuma numakomeye ikiganiro uhita ugira gute uhite utanga commentaire kasuze umubyeyi muvandimwe bamwita niyo nshuti narindi mvuze nimwebwe niyo nshuti nimwebwe uriyumvisha na gusuhuje nizere kumeze neza n'abandi bajya batandukanye n'abari mu Rwanda ariko hari umuntu wamwe ngo kuki nazana Fatuma mu biganiro ntabwo uzamubona mu biganiro wazamuzanye ese uragira ngo ngembe mbe nka Vitali cyangwa mbe nk'abandi n'abandi reka da no mu minsi iri imbere hari umuntu wabona mu biganiro utazongera kujya mu biganiro kubera impamvu nashoze gutangariza hano azayivuze iyo mpamvu se nzayivuga ariko nawe muvuge kubera reba nk'ukuntu mba nkize ukampamagara maze ukoroherwa ubwo wenda nkaza ataranamurwaje ntaranamurwaje ako kantu utabitsemo ntabwo ari keza noneho ushatse kuvuga ko yuko urumva kuba ndi inshuti ye tunaziranye nkaba naramurwaye n'ikibazo nanjye ntabwo byari ngewe ubwo umukunda ariko nyine afite icyago dukunda abazima abarwayi wapi ubwo n'abapfu wapi ntabwo ngize umubona nawe nabonye rwose ikibazo ntabwo reka nisikize ku badukurikiye wenda baranzi Japhet muramuzi bene mushiki wacu mukanaza kutwibwira n'impamvu twicaye hano Japhet impamvu ntamusuye mu bintu byabaye byabaye mu majyaruguru y'u Rwanda niho nari maze iminsi ndi kwera impamvu kine mu kiganiro kwa nyirura mwana mukobwa ntabwo nakikoreye Kigali Press aranagere muri Kigali ke Japhet ari Kigali nari mfite byinshi rero bishobora gutuma yuko nabona kumusura ariko sister ndizira ko ari 2020 nakoherereje warayabonye kandi warakoze naguriza umenya nyine izina ryo muroreje amafaranga kubana sister ntabwo yagize
yabonye amafaranga ariko ntiyamenya uyohereje ariko abonye amazina ariko ntabwo amafaranga ari yeza mbere na mbere haza urukundo ugiriye umuntu kuko hari umugabo yigeze kuzayagira ahantu henshi nyine yarapfushaga abantu barapfushaga akamuhamagara akabohereza amafaranga noneho umunsi napfushije bamwohereza amafaranga bose ntajya n'umuntu w'umuzi ubwo bagiye gushyingura abura umuntu w'umuzi bamubwira ati twakoresheje amafaranga nk'uko nawe wayatwoherezaga ubwo urumva amafaranga ntabwo ariyo biza mbere icyo kiza mbere ni urukundo ugiriye umuntu. Imana imbabarire n'abadukurikiye mu mbabarire nanjye byari byo gushakira amaramuko urugo rwanjye nanjye ubwanjye ariko aho narindi wenda icyo nakubwiye n'ubwa mbere tubonanye aribyo nzi kukubaza aho narindi ntabwo nari norohewe wenda ino cano niyanjye nyikoreraho ariko hari abategereza buri munsi kubona ibiganiro nshishaho ariko aho narindi naravuga ati Mana waremye isi n'ijoro Mana waremye buri kimwe kiri ku isi ohereza umuvandimwe Japhet umworohereze akire vuba kandi koko nzanamubaze ese koko Japhet wari ibinini by'imbeba kugira ngo ubyiyahuze kubera umwana w'umukobwa cyangwa hari impamvu Japhet ntabwo tuganira byinshi sister ataravuga impamvu iri hano ese koko ari ibinini by'imbeba kugira ngo wiyahure ko umwana w'umukobwa nk'uko makuru nayumvishe mwatangaza n'abantu badukurikiye ntayahagazeho. hari igihe umukobwa mukundana sibyo ugira ngo afite urukundo urumva agira ngo afite urukundo kumbi ntarwo urumva ubwo rero nyine ukamwereka buri kimwe cyose urumva nyuma nyine nka kuriya nyine nawe wagiye ubibona mu bigiye bitandukanye urumva nyine kiriya kibazo kiraba kwa muganga mu bitaro marayo ndumva ibyumweru 2 ahantu nari ndyamye kuko nyine ntabwo narebaga bavuga ntameze n'ukuntu meze muri njyewe ntari umuntu turi kumwe ariko nibuka ko ninjira hari umuntu ugize mbona ariko ntaramenya uwo ari we nta n'umuntu wanangemuriraga nkajya nkumva bantamitse ibiryo nkumva bantamitse amazi nyuma nk'icyumweru n'iminsi n'ibyumweru nka 2 mbona atangiye kuzanzamuka nkajya ndeba mbona undi ku mpande nkayase nkibaza isano undi ni hehe urumva gusa umusito naramurebye gusa nabonaga yitandiye urumva murebye noneho Abasilamu tugira urukundo dukomeze gusa mbanje kubashimira Isiyaka nawe mbanje kugushimira ku buryo wagiye unkurikira ubwo utize ubona umwanya ariko wagiye ukara ukuntu bigenza uvuga ati nta mwanya ubwo ndi mu bihe birebire bigiye bigoranye n'ubushobozi ariko mfite nta n'ubushobozi urumva ufite ariko ubwo wari ufite burahagije sibyo musita nyine aramfasha buri kimwe waraza kubivuga avuga ku ruhande urumva akajya nyine avuga ku byawe ku giti cyawe aravuga ibyanjye yaranshimishije byaje umuntu akuri ruhande sibyo akwitaho kimwe cyose utanamuzi muhuriye kwa muganga duhuriye kwa muganga nihe Kibagabaga none ari indwariye urumva gusa nawe ndamushimira yankora mu ntoki sister sigamusomwe no kwitama basi warakoze kubyo wankoreye nawe nzakwitura sibyo kintu nzakwitura nzahamagara Siyaka tuze tukurebe witure birabe nari ndimo byari bibabaje urumva cyane utabona umuntu uguha amazi utabona umuntu uguha ibiryo uraho ngaho uryamye ugahindukiza ugakubita amaso inyuma ukavuga ati kuri a muntu kuri nta muntu ubumwegera nta n'umuntu ubumwitayeho bakagira umutima wa kimuntu gusa abasilamu aho bari bose ndabashonje
Okay, God bless you aho muri mwese turabasuhuje abari mu Rwanda abari mu cyo bigiye bitandukanye ndetse n'ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda, RDF, Rwanda Defense Force no mu nzego zitandukanye turabasuhuje. Murankurikirana cyane. Impamvu abadukurikiye impamvu musuhuza ingabo z'u Rwanda, polisi nawe yatandukanye basuhuza. Ariko abo ntasuhuza ntabwo nasuhuza abanyerondo. Abanyerondo nawe nubwo nabakumbura. Abanyerondo simbasuhuje. Kizaba nzanga umutsimba suhuje ibyo tubireke imana nabasuhuza nuko abanyerondo ntabasuhuza. Ibyo ni ivangura. Ntago ari ivangura. Kubera ko abanyerondo burya twanga abanyerondo ngo bitwaye gutya gutya. Sibyo? Ariko abanyerondo simasuhuje. Cyane cyane abanyerondo bo mu kagari ka Mumena mu mudugudu wa Kiberinka simbasuhuje. Sinzana bakumbura. Basuhuje. Basuhuje gusa. Abashinzwe gushyiraho abanyerondo pandi rero ry'umwuga abumwuga nibo dusaba ko bazashyira abanyerondo mu mwuga ariko ntabwo tujya tubibona. Ariko abatari umwuga bakitwa abanyerondo. Mujye mubacunga mu nshozo. Hari igihe bajya ku kazi banyweye nguvu basinze batari seriye urumva, ariko mu rwego rw'umutekano bikaba ngombwa yuko hari abantu baza kubangamirwa. Ndabivuze nzanga umuti. Sister nyebwirira rata. Byagenze ngo umuvandimwe Japhet mumenyane urisanzura ubwira abadukurikiye ngamaze kuri kamera, urisanzura abadukurikiye babwira amazina yawe, tubwire uburyo wamenye n'umuvandimwe Japhet niko bamuzi baramuzi. Ari n'umuvandimwe wa hanze y'u Rwanda wabonye Japhet yaramaze imyaka igira muri 15 atabona Japhet. Arise ntabwo wari uzi Japhet, nakoze ikiganiro mumenya, ariko Arise nawe araho nagaruka nkakugaya. Wagiye Buraya mu Rwanda uhita ubona umuvandimwe wawe uramumenya n'ibiki ko cyo wagiye nka muti wamerezayo. Kandi yajyaga nyandikira akubwira gute? ambwira ngo uri umuvandimwe we kwa kuri nyine ibintu byagiye biba ndaje noneho umuha n'amafoto asanga nibyo uri musaza. Hashize imyaka ingahe ndakubona irenga mwaravuke 18 za Muhanga, za Ruhango, za Tumba, za Rusatira, za kwa kumaze kugarura ubuzima sibyo bitebye nari nciyemo nasubireho. Kandi arankurikira Arise ujye uhamagara umuvandimwe wawe, ujye umuhamagara. Yarakize aradukurikira ibiganiro dukora. Japhet yarakize uba ameze neza. Ariko nanone Japhet impamvu ngo ameze neza ntago yiyahuye kubera umukobwa, turaza kubigarukaho. Sister wakwitande Amazina yanjye yanyita Strong Lakisha. Strong Latifa. Uri strong? Hapana Latifa. Uri strong Lakisha. Uri strong Lakisha. Let's do it. Kabisa ngo ni fresh, okay? Meze fresh? Meze neza. Wambaye neza. Urakoze. Mane wanje wenda yabikurikirana bamwita Fisi. Ameze neza cyane. Gwera hasi. Koga yambaye urukweto fresh. Nagiye kurubaza yabambwiye ntago nyavuze ariko naremeye. So Japhet ko mumuzi hasi muramubona fresh. Hasi bambaye imikara bose ariko Japhet yambaye utuvange, ariko hejuru yambaye agapira karimo rouge bordeaux turimo n'utuntu tw'umweru. Yambaye kepe fresh, yambaye kuvuga ko iburyo yambaye akantu kagakomo, ariko amakuru mfite no karaka latisha. Yambaye ingofero nziza fresh, yambaye heren. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Fisi yabiberetse. Reka mbabwire mw'abantu mujye mukurikirana ibiganiro kuri YouTube, mukande subscribe, commentaires be nyinshi, views be nyinshi, kugira ngo tubagezaho amakuru. Biratugora ubajije Fisi ngo mega wa uploadingisha ku biganiro ni zingahe? Na amafaranga shobora gutinda mu bice 15 cyangwa 5 cyangwa 7, ariko twagusaba subscribe no kutureba bigakunanira banakoresha desi. Erega mudufashe, nta murimo wahinga mutagira iki, utagira ifumbire ngo weze. Watera ibishyimbo ku rutare se? Urumva byamera. Watera utoki ku rutare se? Reka umurima wacu ni YouTube, mudushyigikira nyamura. Ariko abafana ba Japhet abari muri Oman,
Saudi Arabia, abari mu Canada, abari United States muri Amerika, abari Kenya, abari Dubai, abari mu nce zose zigiye zitandukanye barabinyereka, abari mu Burundi. Muri commentaire nawe ndabashuhuje, sibyo? Nawe ndabashuhuje, bayaga tuvugana muri commentaire barabizi, ababishora nkurikirana, nawe afite na nimero zanjye, gusa ndabashuhuje. Sister, byagenze neza ngo umuvana ngo Japhet mumenyane, impamvu yakuzanye hano asa mbivuge? Yes, ndabyivugira. Ndabyivugira. Okay. Niki gikwicaje hano? Mbere mbanje gusuhuza abantu bose bankurikiye. Niba ufite n'inshuti zawe zisuhuza nta kibazo. Nushaka bave no mu mazina nta kibazo. Impamvu yanze nyanga naje gutanga ubuhamya mvuga yuko uyu mwana nyine nje bwa mbere numva ko bavuga ko yiyahuye, byarambabaje. Numva nyine numva ntaranengushye cyane, bati se umuntu gute umuntu w'umusirimu kuri bisobanutse ajya kwiyahura. Ariko nyine finally naje kumenya ko atiyahuye nyine tu. Nje naye ndi kwa muganga, naye ndwaje umukobwa w'inshuti yanjye, arangije mbona aryamye ku ruhande arwaye. Ndavuga ati se uriya muntu udafite umuntu umuha amazi, udafite umuntu umwe nyine uri kuza kumureba, ndavuga ati ungere reka mufashe nk'umuntu ugira umutima, kuko ntabwo wabona umuntu iruhande rwawe ari gupfa ngo wange kumufasha kandi ufite umutima wo kumutabara. Yego. Naragenda amufasha, nkajya muzanira mu gihe ararwaye nkamuzanira amazi, ibintu nk'ibyo nyine ndamufasha. None abyutse atangiye kureba arambona, njye nawe turi inshuti, ni uko twahuye nawe. So byaje bite kugira ngo noneho mumenyane cyangwa wumve neza ko umuntu udafite umwitaho wamwitaho, ndetse nanone inkuru yo kuvuga ngo yariyahuye yakugezeho gute? Niyo kuvuga ko yiyahuye, namubonye mu bitaro aryamye, hano bakajyamo nkajya mbase uriya muntu karyamye hariya nta muntu umufasha bite. Ngati abantu bose b'umuryango we baramuteranye kwa nyine yiyahuye. Ndavuga ati se gute? Ndangije ndagenda ndamufata, ndamukorera buri kimwe, nuko nguko njye nawe twamenye. Gusa ariko nta muntu ugize ubona cyagenda ndyamye nyine, nta muntu uri muranyitaho, nta muntu wabuze wenda wisura wigize kuza wenda kundeba, nta muntu n'umwe nabonye. Sister, ukeka iki ko kuba wenda warafashije umuntu ukamuba hafi ariko ntubone umuntu uza kumugemura cyangwa kumusura, ukeka ko byaterwaga n'iki? Kuko nta famiye agira cyangwa nta nshuti agira? Ahubwo nuko bashaka kuba barabyumvaga nawe, bavuga ati nawe ari wowe ari umubyeyi wawe. Hari igihe umubyeyi avuga ati ngewe umwana wanjye yaransibije iki n'iki, akavuga ati yariyahuye. Kandi umuntu wese wiyahuye avanwaho amaboko, kuko umuntu wiyahuye arakubitwa bakapfuye n'ubundi. Yego. Ukeka ko impamvu batamugemuriraga cyangwa niba mube hafi ariko bavuga ngo yariyahuye se? Nicyo nkeka ko mbaye n'ikindi we yakumva ko nyine abantu impamvu bataje kumusura yakitubwira tukakimenya. Wowe urakize ko reka tukimubaza adusubize. Byagenze neza ngo yiyahure. Ahere cyangwa ugira inama ndakuba ati gutya na gutya. Tubwire byagenze bite? Oya kuntu nyine ni malaria narwaye n'umugongo, urumva bizira rimwe kuko aregeye nize kujya ndwara umugongo, urumva ukajya urya cyane, na malaria nayiziramo, ariko nawe nize niyaho. Gusa uriya mukobwa yarabashutse, yavuze ko ari ibinini by'imbeba. Yarabashutse, ntabwo nize niyahura. Umuntu w'umugabo nkanjye isuna kwiye ibinini nabyo ari reka ubuse na urabona ko wese ya ubwo reka nkubaze nkawe wati ugafata ibinini by'imbeba ukabinywa ngira ukabinywa ntabwo byamba buryo ku myaka ya 26 sundi ibinini by'imbeba ntabwo binica ariko uvuze ntabwo ibinini by'imbeba dukangura abantu kubinywa ko bati oya nyine ntabwo sometimes yagiye ushobora kuyinywa ugapfa, ariko nanone umunsi watageze ntabwo wapfa. So uriya mukobwa kuba yaravuze ko yiyahuye kubera ko ngo waramukundaga birenze,
twakoranye ibiganiro bibiri. abantu baje kushaka kiriya kiganiro barabashuka ibiganiro bibiri barabashuka wari urwamugongo, malariya, biba ngombwa ko njya mu bitaro, abaturanyi nibo bazanye ambulance. ufite amakuru y'uko uriya mukobwa se wafunzwe yafungiwe iki? Ibese abanyagace ni indanguriye basangiye gutega inyamirambo bakamufunga. gusa undi uyu yari mu bitaro bwumva yabimenya kandi kukubeshya nawe ngo yagiye gutega inyamirambo ntabyo yamenye, wimusebya yatangira kumusebya. Kubivuga impamvu nese bwo yafashwe n'iki bamufungiye iki nose umukwabo rero yatangiye umukwabo warateye umukwabo wateye ahitagendera musa ntibazabashuka bara ni abatubuzi barashobora kuba ari babatubuzi urumva ariko reka so Japhet nagira ngo mugaragarize abadukurikiye buri munsi ko wakize umwana w'umukobwa ibyo yakoze Allah subhanahu wa ta'ala azakorohereza azagufashe. Amina. Tugiye kugaruka ariko nashaka kumenya uri iki kuri we ako se undi wamwaje akabivuga ntago reka no sungura ubaza umugabo uramutse njyanye mu rugo wabaza mama ngo uyu bambaza ngo uyu ni iki kuri wowe bango babaza umuhungu uyu mukobwa ni iki kuri wowe? Uyu mukobwa kuri njye ni umuntu ukomeye yafashe mu bihe bikomeye nyine yarakurwajije akakugemurira abagemuriye uwo yarwaje akagufasha akakoza akakumesera ibaze nkaho yaranyogeje inyuma tuzaza kuri kamera mwavuze byinshi yagukorera ibishoboka byose kandi nawe atariwe aranangaburira gusa ndamushima umuntu wese uzabona uno mukobwa azamushimira azamubona hose wari waje no kumwereka itangazamakuru ngo umushimire nabo bamushimire bamubone bamwishimire kuko ahantu yamfashije n'ahantu narindi byari bikomeye cyane. Nta kintu kirimo? Ntacyo. Nta rukundo rurimo? Oya. Nta rukundo rurimo? Urukundo rurimo? Nase wafashe umuntu utamuko neza ko umugabo ajyanze. Oya nyine urukundo ruratandukanye, hari urukundo just rwa girlfriend na boyfriend ariko hari n'urukundo rw'umuntu nyine. Cyangwa urashaka kuvuga nkandi ngo shaka utazandiza utazankoroga akanzana mu rukundo akansi. Hano hanze hari abagabo barara barira. Babarizwa n'icyo ubwo. Hari abagabo barara barira bavuga ati ntago ndi butahe kubera iki ngera mu rugo mugara ntoke ni navuga ansekure ariko mwege muri mu rukundo gusa abagabo barara murira nugira amahirwe umugore nagufungishe ukajya amahirwe umugore nagukubite akagutuka. Reka ngugire inama kiruzakora wa mugabo uzasenga Imana itunyura no mu yibishokoro iyo bushokoro yizi uzafatwa wemere uvuga ati we niko zubakwa ariko nubwo umunyarwanda azabona niko zubakwa nta mugabo wakubiswe ariko reka nkubwire gusa hari umugabo ukwiye gukubitwa ariko nanone nta mugore wakubise umugabo. Abagabo nibo bigize nabi bumva ko nyine ari intare mu rugo. Hari umugabo nari nzi ko yaduturanye niwe yageraga mu rugo kujya nyine agahereza umugore ko yatashye akavuga ati ngomba kujya muri saro nsanga inkono imbere y'umuryango nikubita igahita ijya mu cyumba kugira ngo umugore yumve ko natashye inkono imbere y'umuryango ayikubita ishoti igagarika uwo ntabwo ari umugabo ni muri babagabo Brian yavuze ntabwo navuga Mutesi Jolly kuko yari ntabwo Brian gusa umugabo nyamugabo nuwemera buri kimwe cyose nuwuca mu bibi nuwuca mu byiza numenye rasiyo y'abana nuwugira gute wishyura abana amashuri numenye inshingano. Turabashimiye mu kiganiro mwaduhaye abakunzi ba Kigali News 5 na Siyaka TV bashaka kubona Japhet yarakize alhamdulillah. Amakuru tumenye nuko atiyahuye uriya mukobwa ngo arafunzwe azira kuba yarari ku muhanda yicuruje cyangwa muri bya bintu bitemewe yaracuruje iduka ridasora
ariko nawe usanga ari sora ko riraduka ngo ari umukobwa wambwiye nari kubona umujyamo akanyisorezeho umujyamo ahamagara umukobwa ngo amubonye kuri WhatsApp barahura bavugana ibiciro nyine mu buryo baza kuryamana aranje umudemo aramubwira ati umujyamo mu 15 arambwira ati gira vene kuko turasora umusore natwe tuba mu nama no muri groupe no muri society dusora niba ngiye kuryamira vene ngomba gushyira mu gakesi mu bitanu. Assalamu alaikum, turabasuje mwe abakobwa mwe muba mu bibina bya botike mutishyura nyine n'abakuru sese wakoze nawe mwakoze. Ndizera ko hano ari mu rugo urisanzuza uharagaruka ufite nawe nizera ko ntabwo uri mu kazi uzasubira mu kazi kwa Bob dusuze na Bob ahari hose tuvuga ati komera utigera unanirwa cyeka bigirishije uyu munsi urishimye ejo uzababara ariko uyu munsi wababaye ejo uzishima. Hari abo duhura mu mihanda igiye itandukanye, hari abatugira ishyamba, hari abatumva ko ngiye si akamaro ajya ntatera imbere, ariko buri munsi nk'abantu banze kunsura ndi mu bitaro nk'abantu banze kunsura ndi mu bitaro ubuse niba mbona none ndi nko mu modoka ariko buri saha ko mumbona hano vibe ni nyinshi gusa abakiriya banjye uwo twatangiye nimba dusoza ikiganiro nimba umfana fata umwanya usabire kubiteka Imana igire neza inyorohereze kandi nanone nimba ari unababaje sindi intungane shobora ikiganiro kikababaza umuntu kikamushimisha abo nababaje mumbabarire kuri kamera nari kumwe na Fils ni umusore ukiri ingaragu udafite umukunzi reka azaba n'umugore mwiza pana b'abagore b'iki gihe Imana barinde ubwo uramuranzi karabaye.